ibintu uri gucamo uyu munsi nibyo bishobora kukwerekana uko ejo uzaba umeze. Uyu munsi niba uri guca mu buzima bworoheje, ejo uzakomeza ubeho nk'umuntu woroheje. Uyu munsi niba hari umuntu uri guseka ari gucamo mu buzima bukomeye, ejo azaba umuntu ukomeye. Uyu munsi uri guseka umuntu uri gukomererwa n'ubuzima, nyamara ejo naba akomeye uzasanga umupfukamira. Kandi wowe uri gukomeza gushakisha ubuzima bworoshye, ukumva ugomba kubaho byoroshye, ejo bundi uzasanga ugirira abari kwiyemeza bakabaho mu buzima bukomeye, ubagirire ishyari kandi mutarigeze mwigana ikose. Ushobora kuba umuntu uhita wenda mbivuze nabi, ariko ibyo mvuze ni ukuri. Uyu munsi ushobora kwihanganira ubuzima bukomeye bukazagushyira ku buzima ushaka kugeraho, ariko uko ukomeza gushaka kwiberaho mu buzima bworoshye, uzakomeza ukomeze ubeho woroheje, uzaguma hasi cyane, abantu bajya bagukomerana ureba ubagirire amashyari kandi utarigeze ushaka kwigana nabo ubuzima, cyangwa mutarigeze mushaka kwigana ikosi ryo hejuru. Iyo ubabajwe n'ubuzima bikwigisha isomo. Iyo umuntu akubabaje runaka bikugirira isomo. Iyo umuntu aguhemukiye runaka bigusigira isomo. Iyo umuntu hari icyo akwimye bituma wiga kukiha. Iyo umuntu hari ibyo akuvuzeho bituma iyo ari umuntu wikosora umenya kwikosora, kugira ngo ubashe kuzaba uwo ushaka kuba we. Burya umuntu uzakomeza kugushimagiza gusa no kutakubwira intege zawe, bene umuntu nta nicyo azaba akumariye, azaba ari n'umugome imbere yawe. Kuko buriya kubaho mu buzima, ikikugoye cyangwa ikikubangamiye kigusigira isomo ryo kugira ngo ejo bitazaba kuri wowe cyangwa bikaba ku bawe. Niyo mpamvu iyo waciye mu buzima bukomeye ubaho nk'umuntu ukomeye, kuko ubuzima buri imbere ushobora kuzabwihanganira uko bwaba bumeze kose.